Before you decide to change your body, change your mind, because when your mind is ready, there is nothing that can stop your body. If you focus on results, you will never change. If you focus on change, you will get the result. It's been way too long. Ikaze bavandimwe, ikaze mu kiganiro cyacu cy'ubuzima ndetse ikaze kuri YouTube channel yacu inama y'ubuzima. Ndagira ngo rero nkomeze mbashimire mwebwe muduha amatwi yanyu ndetse mukaduha n'umwanya wanyu mugatega amatwi ibiganiro by'ubuzima. Kandi reka nawe ngushimire wowe wamaze gukora subscribe, wowe wamaze gukora share, wowe wamaze gukora like ndetse wowe wamaze gukora comment. Kandi nasabe nawe utarabikora ko wadutera inkunga maze ukabikora, waba udufashije ndetse utuma tuba motivated tugakora ibiganiro byinshi bihagije iyo uze subscribe, like, comment ndetse na share. Ni by'agaciro rero ko mukomeza mukadutera inkunga kuko bitugirira akamaro kandi bigirira akamaro n'abandi bakurikirana ibiganiro byacu. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turarebera hamwe ingaruka zo kugira ibiro birenze, umubyibuho urenze, ndetse tunasobanukirwe n'iyihe mpamvu umuntu akwiriye kwirinda umubyibuho urenze. Umubyibuho rero urenze nuko umuntu aba afite ibiro birenze uko areshya. Burya buri muntu uko areshya afite nuko ibiro bye bikwiriye kuba bingana. Ikaba ariyo mpamvu rero iyo ushaka gusobanukirwa ukuntu ibiro byawe bikwiriye kuba bingana, wagombye kubanza ugasobanukirwa uko ureshya, bityo bizagufasha no kumenya ibiro ukwiriye kugira. Birababaza rero iyo urebye ukuntu abantu benshi babyibushye kandi ukabona nta kibazo bibateye, nta kibazo bafite kandi atari byiza, ndetse cyane cyane mu rubyiruko. Ntabwo ari byiza burya ko umusore w'imyaka 30, imyaka 20 agira inda, usanga afitiye inda nini irenze uko angana. Ntabwo ari byiza, ntabwo ari ku basore gusa ndetse no ku nkumi, kuri bashiki bacu burya ari ukuntu baba bakwiriye kuba bameze. Ntabwo ari byiza rero ko nabo barenza umubyibuho kuko bibagirira ingaruka, bigira ingaruka za appearance ndetse akagira n'ikibazo cya stigma cyane cyane kuri bashiki bacu. Bityo rero ni byiza ko biyitaho nabo bakagira umubiri mwiza ndetse ufite ibiro byiza bikwiriye. Kugabanya ibiro rero ntabwo ari ikintu cyoroshye, biravuna kandi bitwara n'igihe. Ariko iyo ushaka kubyibuha birakorohera, ushaka kubikora mu kwezi bikagukundira. Ni byiza rero ko tubyitaho tukamenya ibiro byacu umuntu akwiriye maze akabimainteninga ntibirenge. Bimwe rero mu ngaruka z'umubyibuho nuko iyo umuntu yagize umubyibuho urenze, ibyo bita obesity, nuko bikuviramo indwara z'umutima zitandukanye ndetse hakazamo niyo bita stroke. Ikindi nuko nanone ushobora umubyibuho urenze ushobora gutera diabete ya kabiri, diabetes type 2, ndetse nanone harimo no gutera kanseri zitandukanye, harimo kanseri ya uterus, kanseri ya cervix, kanseri y'amabere, kanseri y'urura ndetse na kanseri ya prostate.
Ikindi, umubyibuho nanone ugira ingaruka ku gifu, bityo bigatuma igifu kidakora neza kandi hakabyukiramo n'indwara z'igifu zitandukanye. Ikindi ni uko umubyibuho urenze utuma umuntu ataryama neza. Umuntu yaryama guhumeka bikamunanira, hakazamo ikibazo mu guhumeka, ndetse nanone bitera ikibazo cy'amagufwa, indwara z'amagufwa cyane cyane mu mavi. Izi ndwara zikunda kuboneka mu bantu bashaje ndetse no mu bantu bafite umubyibuho urenze. Ikindi ni uko indwara ya covid cyane cyane iriho ubu ikarira abantu bafite umubyibuho urenze. Kwivuza bikabavuna ndetse no gukira bikavuna, rimwe na rimwe bikanga, bakabura ubugingo bwabo. Bimwe rero mu bintu bishobora kugutera umubyibuho urenze ni ukurya nabi. Nomero ya mbere mu kintu cyose, mu kintu cyiza ku nomero ya mbere ni ukurya nabi. Nubwo bishobora kuva yenda se hari ibyo twita genetics, bikaba ari ibintu byo mu muryango, ariko 80% y'abantu babyibushye nuko akenshi baba barya nabi, barya ibiryo badasobanukiwe ibyo ari byo. Ikindi ni ukudakora siporo, kutitoza, kudakora imyitozo ngo umubiri ube active, utwike ibinure. Ikindi ni ukutaruhuka bihagije, ndetse ikindi ni isukari iboneka mu bintu bitandukanye, cyane cyane ibintu biva mu nganda, ndetse no n'imico mibi y'ubuzima umuntu aba abayeho. Hano harimo imico yo kurya ndetse n'ubuzima busanzwe umuntu aba abayeho, bikaba ari imico mibi. Ibi nibyo bintu bishobora gutuma umuntu arwara indwara ya obesity. Ibyo kwirinda rero, cyangwa se ibintu ukwiriye guhagarika ukareka mu gihe cyose wumva ushaka kwirinda cyangwa se ushaka kugabanya umubyibuho ufite. Icya mbere ni uko ureka ibintu byose bikomoka ku nyamaswa. Ibiryo byose bikomoka ku nyamaswa, ibintu byose binyweye n'ibintu tunywa bikomoka ku nyamaswa, ukabihagarika. Byakunanira kubihagarika ukabigabanya, ariko ku rugero ruri hasi cyane. Ibi navugamo inyama z'amoko yose atandukanye ziva ku nyamaswa zitandukanye, ndetse navugamo amagi, navugamo amata, navugamo bata, navugamo cheese, n'ibindi byose bikorwa mu bintu biva mu nyama, cyangwa se ibintu byose biva ku bikoko. Ikindi rero ukwiriye kwirinda ni uko wakwirinda isukari ndetse n'ibindi bintu byose biryohereye. Ni ukuvuga ngo amaproduct yose yongerwamo isukari, amaproduct yose akorwa hakongerwamo isukari, ukwiriye kuyahagarika. Hano navugamo bread, navugamo amakeke, navugamo za biscuit, ndetse navugamo amasweet, navugamo za chocolate, navugamo ice cream, navugamo yogurt. Ibi byose urabihagarika iyo ushaka kwivura umubyibuho urenze. Ndetse no guhagarika amadrink y'ubwoko bwose, ndetse n'ibyayi birimo isukari n'amata. Bigushobokeye icyayi wajya ukinywa nta sukari irimo, cyangwa se ugakoresha ubuki, ariko nanone ubuki ku rugero ruri hasi. Cyangwa hari ubundi buryo ushobora gukoresha ibyo bita dates, n'utuntu nanone turyohera, ushobora kudukoresha mu gihe cyose ushaka yenda se gushyira mu cyayi, cyangwa hari ibintu biryohera ushaka gukora. Then ikindi ni uko
ugomba kureka umuco wo kuvanga ibiryo n'amazi. Ibi nshatse kuvuga iki? Mu gihe cyose uri kurya ukananywa, ntabwo ibiryo bivangwa n'amazi. Iyo uri ku meza ufata kimwe ukakirangiza ugakurikizaho ikindi, ariko hanyuzemo igihe runaka. Iyo uri kurya rero, tuvuze uri ku meza, igikorwa cya mbere ugiye gukora ni ukurya. Urabanza urye, numara kurya unywa amazi, ariko aya mazi uyanywa nyuma y'amasaha 2. Nanone uhisemo kubanza amazi cyangwa se ibindi bintu byose biri muri form of water, ubwo harimo n'imitobe. No kuvuga ngo ibi urabanza ukabinywa iminota 30 mbere yuko urya. Nibwo buryo bikorwa. Ikindi rero wakwirinda ni ibiryo bya nijoro, cyane cyane abantu bakunda kurya amasaha yarenze. Amasaha meza yo kuriraho ni hagati ya saa 11, saa 12 na saa 1. Aya niyo masaha yo kurya ifunguro rya nijoro. Ariko igihe cyose wumva ushaka kwivura, iri funguro rya nijoro urivanaho. Byakunanira ukarigabanya ku rugero ruri hasi cyane, ku buryo iryo funguro riba rigizwe wenda se ni ukuvuga uramutse uri kurya brown bread, ufata brown bread nka slice 2 gusa, cyangwa se uri bufate imbuto ugakoresha urubuto rumwe cyangwa 2 gusa, cyangwa uri bukoreshe imboga salads ugafata amasalads makeya. Ushobora gukoresha karoti, cucumber na tomate. Ibyo bitatu biravangwa ukaba ari byo ukoresha byonyine, ariko nanone biri mu rugero ruri hasi. Ikindi rero ukwiriye kwirinda ni ukwicara umwanya muremure ureba televiziyo. Ntabwo ari byiza burya ko umuntu afata isaha yose yicaye muri televiziyo. Umubiri wacu ni byiza ko igihe cyose uba uri active. Ikindi wirinda ni ukwirinda junk foods, uturyo two gutoragura ariho hose, ukaba uri gutoragura isazi ntinyure ku munwa. Ibi rero ntabwo ari byiza. Ikindi cyo kwirinda ni ukurya hagati y'amasaha. Ni ukuvuga iyo wariye mu gatondo, tuvuge wenda se ibiryo wariye mu gatondo nka saa 1, ibindi biryo ubwo ni ifunguro rya saa 6, ukaza wenda se kuri ya saa 6 cyangwa saa 7, hagati ya saa 1 na saa 6 cyangwa na saa 7, nta kindi kintu ugomba gukoza mu kanwa uretse amazi. Nta kindi kintu ukwiriye gukoza mu kanwa uretse amazi. Ikindi ukwiriye kwirinda ni amababgamu amababgamu za shikarete. Abantu bakunda kurya shikarete, biriya bituma uba uri kubwira igifu ko kigomba kwakira ibiryo, ubwo cyakwitegura kikabura ibiryo, bituma rero igifu kidakora neza. Ibyo rero nabyo ni ukubyirinda. Noneho rero iyo umaze kwirinda ibimaze kuvuga haruguru, ikindi nanone ukora ni ugushaka noneho ibintu uzajya ukora kugira ngo bigufashe. Icyo gukora rero ni iki? Icya mbere, iyo ubyutse mu gatondo unywa amazi. Ushobora kunywa amazi angana n'amagarama 500 cyangwa se ugakoresha litiro. Ariko aya mazi ni amazi y'akazuyaze, maze ugashyiramo indimu. Ushobora gukoresha igice cy'indimu bitewe n'ukuntu indimu ingana, cyangwa se ugakoresha indimu yose bitewe n'ukuntu indimu ingana. Ikindi ni ugukora siporo 4 mu cyumweru, cyangwa se 5 cyangwa icyumweru cyose, bitewe n'ukuntu ufite umwanya uhagije. Ariko iyi ikaba ari siporo byibuza ukorera ahantu hanze
ukaronka umwuka mwiza kandi umwuka uhagije. Ushobora gukora siporo wirukanka, ushobora gukora siporo unyonga igare, ushobora gukora siporo ugenda yo bita walking, ndetse ushobora no gukora siporo yo gusimbuka umugozi, ariko ibi byose ukabikorera hanze ahantu ubona umwuka uhagije. Ibi birafasha kurusha ibindi byose. Ikindi rero wakora ni ukuryamira ku gihe, cyane cyane kuryama mbere ya 4 za nijoro, kandi nanone ukagira amasaha ubyukiraho ya mu gatondo, cyane cyane hagati ya 10, 11 na 12. Ikindi ni ukurira ku gihe. Tuvuge imbuhisemo ko ifunguro rya mu gatondo uzajya urirya 1:00, ukajya ufata 1:00, ukafata ifunguro rya mu gatondo, ifunguro rya saa sita imbura ifata saa sita cyangwa saa saba, ayo masaha ukayakomeza ku buryo adahindagurika, biragufasha. Ikindi nuko ukuraho ifunguro rya nijoro, kuko nari nabivuze hari haruguru, ifunguro rya nijoro urivanaho burundu mu gihe uri kwivura cyangwa se ukarigabanya. Ikindi ni ukurya imboga kenshi mu mafunguro yawe ya buri munsi, hakabonekamo imboga rwatsi nyinshi. Kandi nanone ikindi ni ugufata ibyo bita carbohydrates food bikaba bikeya. Tuvuge ibi ni ibintu bitanga imbaraga, ibintu byose bijyanye n'ibintu bitanga imbaraga ukabigabanya. Urugero harimo ibijumba, harimo ibirayi, harimo ibikoro, ndetse harimo amateke. Ibi byose urabigabanya ku rugero ruhagije, ndetse n'ibindi bintu byose, ndetse twavuga na umuceri wa brown rice, ndetse tuvuge ugiye gukoresha wheat ndetse millet, n'ingano ndetse n'uburo. Ibi nabyo ukabigabanya ku rugero ruhagije. Ikindi wongera ahubwo nuko wongera ukarya ibiryo bifite fibers, ariko muri ibiryo bifite fibers ukareba ibyo ubona bigufitiye akamaro. Aha navuga kongera imboga cyane cyane, ndetse no kongera imbuto, kuko harimo imbuto zifite fibers ndetse n'imboga zifite fibers. Kubera ko uba wagabanyije biriya bifite carbohydrates, wongera rero ibi bifite fibers. Ariko nanone kuko harimo ibintu muri ibi bifite carbohydrates nanone bifite fibers, biba byiza ko iyo ugabanyije ibi bifite carbohydrates kandi bifite fibers, wongera ibi bifite fibers. So byaba byiza iyo wongereye imboga ndetse ukongera n'imbuto. Ikindi nuko wongera amaproteine. So amaproteine mu gihe wahagaritse inyama, amaproteine ushaka kuwasanga mu bintu byose bikomoka ku bihingwa. Navuga ibishyimbo, amashaza, soya, lentille, ndetse n'ibindi byose bishobora kuba bifite proteine. Then ni ukunywa amazi. Nkuko nabivuze, igihe cyose wariye mu gatondo, hagati ya mu gatondo n'ibiryo bya saa sita, aha hagati muri aya masaha 5 cyangwa 6 arimo hagati ya mu gatondo na saa sita na saa saba, nta kindi kintu buri murya, ahubwo uba unywa amazi gusa. Niyo mpamvu rero ari biza burya ko ifunguro ryawe rya mu gatondo rikwiye kuba ari ifunguro rihagije, rikwiriye, rinini, kandi rituma uza kumara aya masaha yose 5 nta kibazo ufite uri kunywa amazi. Aya mazi rero uba uri kunywa ni amazi adakonje kandi ni amazi adashyushye, ahubwo ni amazi ari hagati.
iyo bita room temperature. Ikindi nanone wakora cyagufasha ni ukwibanda kurya ibiryo bibisi. Ibiryo bibisi harimo imboga ndetse hashobora kuba harimo n'imbuto n'ibindi bintu byose ushobora kurya ari bibisi, ukibanda kubirya ariko ukajya ubishakira umwanya wabyo ndetse n'igihe cyabyo. Icyitonderwa, imboga ntizivangwa n'imbuto kuko imboga ziri mu bwoko butandukanye ndetse n'imbuto nazo zifite ubwoko butandukanye. Ntabwo rero imboga n'imbuto bivangwa, ahubwo buri kintu ugiha igihe cyacyo. Ikindi wakora ni uko ushobora gukora umutobe yenda se wo mu mboga ukaba ari wunywa, kubera ko wahagaritse ama drinks cyangwa se wahagaritse iyindi mitobe ikorwa mu ruganda. Ushobora gutangira ukajya wikorera umutobe. Uyu mutobe rero ushobora kuwukora mu mboga cyangwa se ukawukora mu mbuto. Ushobora gukoresha imbuto zitandukanye cyangwa ugakoresha imboga zitandukanye. Biragufasha kuko ibi bigufasha mu koza impyiko, koza n'umubiri ndetse no gusukura amaraso, bityo bigatuma ugira umubiri mwiza ndetse n'ibinure bikagabanuka maze n'ibiro nabyo bikagabanuka. Ubwo rero nibwo buryo wakoresha mu kwirinda ndetse no mu kugabanya ibiro byawe mu gihe ufite ibiro birenze. Uramutse ukeneye byinshi birenze, ushaka gusobanukirwa mu birenze, ushobora gusoma ibitabo bikurikira. Igitabo bita 365 Total Wellness ni igitabo cyanditswe na Luke James ndetse n'umugore we Natalia Nash. Aba n'abanditsi b'Abadventiste. Uyu Natalia Nash ni umudogiteri mu bintu bijyanye n'ubuvuzi byo nakwita bwa gihanga, ariko akoresheje ibiryo ndetse n'ibyo bita herbs, ariko ari ibintu bifite bitarimo uburozi. Ikindi gitabo wasoma ni igitabo cyitwa Health at Last. Iki ni igitabo cyanditswe na Eric Adams. Uyu ni umutegetsi wo muri Amerika wari ufite ikibazo cy'ibiro byinshi ndetse arwaye na diabete ndetse afite na BP. Mu gitabo cye rero yanditse ukuntu umuntu yakoresha ibiryo ndetse yakoresha siporo ndetse n'amazi maze akagabanya ibiro ndetse akivura n'izo ndwara ebyiri mvuze arizo BP ndetse na diabete. Ikindi gitabo wasoma ni igitabo cyitwa Natural Remedies Encyclopedia. Iki gitabo kirimo ibintu byinshi cyane, ariko ushaka kumenya byinshi ku bijyanye no kugabanya ibiro wasoma kuri page yaho ya 311. Niho havuga ibintu bijyanye no kugabanya ibiro. Nanone ushaka gusobanukirwa ibintu bijyanye n'imirire ndetse n'ibijyanye n'ibiryo wasoma igitabo cyanditswe n'umwe mu banditsi b'Abadive uwo bita Ellen G. White. Igitabo cye cyitwa Council on Diet, ndetse ushobora no gusoma Ministry of Healing, ndetse ushobora no gusoma ibitabo bye bitandukanye bijyanye n'amagara. Ibyo rero nibyo bitabo byagufasha igihe wumva ushaka gusobanukirwa ku bijyanye n'amagara ndetse no kugabanya ibiro no kwirinda indwara. Reka rero mbagezeho amwe mu magambo afite akamaro mbariyo mbasigira ubwo ndi kurangiza iki kiganiro. For what it is worthy,
It is never too late to be whoever you want to be. I hope you live a life you are proud of, and if you find that you are not, I hope you have the strength to start over. Andi magambo aboneka mu gitabo cy'ibihe byose. Iki ni igitabo cy'ibihe byose kirimo ubwenge ndetse kirimo n'amigisho. Ni igitabo cyitwa Bibiliya. Ni amagambo aboneka mu migani. Victories are not gained by ceremonies or display, but by simple obedience to the Lord God of heaven. He who trusts in this leader will never know defeat. Ndabashimiye rero kubwo umwanya wanyu, kandi ndabashimiye kubwo igihe cyanyu, ndetse ndabashimiye kubwo urukundo mukomeje kutwereka, kandi ngira ngo mbabwire ko natwe tubakunda, ariyo mpamvu tubategurira ibiganiro bibafasha kwita ku buzima bwanyu. Turabakunda rero kandi tubifuriza amagara meza. Ndagira ngo mbibutse ko iki kiganiro cy'ubuzima mushobora kugikurikirana kuri YouTube channel yacu Inama y'Ubuzima, mukadutera inkunga, mugakora share, mukakora subscribe, like, comment, ndetse mukanatwandikira mukatubwira ibyo mwifuza gusobanuza. Ndi umuvandimwe wanyu rero kandi inshuti yanyu John Nyandwi. Ndabakunda kandi mbifuriza kugira amagara meza. Shalom shalom, naho ubutaha. Murakoze.